aduhire mfasha kuko birandangiranye. Naje mu gihugu cyo mu Bufaransa nje gushaka umugabo, ariko kubera umubyibuho ukabije ndabona nyanze pe, ngo abazungu bakunda za maneke. Naje mfite ibiro 52 maze kubyara abana 2, ubu ngeze ku biro 108. Ibiryo byarandyoheye rwose kuko nari mvuye mu nzara, nageze aha ndabirya kuko rwose biraryoshye rwose, kwihangana byarananiye. None mfasha ungire inama kuko ndashaka gukomeza kubaka, kandi ikindi n'abaganga bari kumbwira ko mfite isukari nyinshi mu mubiri, ntitonze nshobora kugira ikibazo cya diyabete. Ni ukuri rwose ndakwinginze umfashe kugira ngo ibiro bigabanuke. Ubutumwa nahawe n'umukunzi wanjye witwa Joyce uba mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi witwa Nice. Joyce ni umwana w'umukobwa afite imyaka 28, amaze kubyara 2, aho amaze imyaka mike mu gihugu cy'Ubufaransa. None afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, aho noneho n'umugabo we ngo abazungu bakunda za maneke abona ko rwose atakimureba na gatoya. Joyce ni umumama twamenyaniye kuri interinete, dore ko kuri interinete hari abamama benshi tujya tumenyana n'abapapa, ndetse tukagirana umubano udasanzwe, tugatangirana urugendo rwo kugabanya ibiro. Joyce rero yifuje ko namufasha kugira ngo abashe kugabanya ibiro. Nagiye mu gihugu cyo mu Bufaransa mu mujyi wa Nice kumureba, aho nahamaze iminsi 3 yose kugira ngo dushake ikintu twakora ngo Joyce agabanuke ibiro. Umunsi wa mbere rero njya kwa Joyce hari kuwa gatanu, nahageze saa 12, aho yanyakiriye we n'umuryango we bidasanzwe rwose. Umuryango we n'umugabo we n'abana be rwose banyakiriye neza cyane, biranshimisha. Ariko nkigera mu rugo rwabo nkihamara iminota 30, byarantangaje kuko nasanze 95% uruhare rwe, ariko ntago yari abizi. We yumvaga ko akora igikwiriye kugira ngo agabanuke ibiro, ariko hakaba hari ibindi bintu byatumaga ibyo biro bitagabanuka. Nawe rero ushobora kuba waragerageje ibisabwa diet, uzikora nk'uko zikwiriye, uzi kuzikora nk'uko zikwiriye, ukiyiriza ubusa, ukagerageza rwose, ukaba usigaye urya ya sahani nziza imwe tuziranyeho twese abakunzi ba Duhire Channel, ariko ukabona ibiro rwose ntaho bijya. Ngiye kukubwira uko twabigenje na Joyce kugira ngo abashe kugabanuka ibiro, kuko kuva twatangirana urugendo yagabanutse ibiro 22 byose. Ubwo nawe ushobora kumwigiraho nimba hari icyo wamwigiraho, nimba kandi ntacyo wamwigiraho nabyo nta kibazo. Mu makosa rero ya mbere Joyce yakoraga kugira ngo ntagabanuke ibiro ngiye kuyakugezaho, kuko irya mbere n'irya gatanu byo biri bugutangaza. Irya gatanu riragutangaza cyane pe, n'iri rya mbere ngiye guheraho. Ikosa rya mbere nuko Joyce yari azi ko uko akoze diet agomba guhita abona igisubizo nk'uko bikwiye, nk'uko abandi bose babona icyo gisubizo. Yumvaga ko narangiza amasaha 36 agomba guhita abona ibiro byavuyeho nko guhumbya, kuko hari abavuga ngo bararangiza ayo masaha bakabona igisubizo, ariko hari n'abandi nabo rwose batabona igisubizo. We rero imyumvire ye yari uko narangiza ayo masaha rwose ibiro bivaho nko guhumbya. Noneho yarangiza diet yabona ibiro bitavuyeho, cyangwa se yavuyeho 1-2, stress ikamwica, akumva ko yataye igihe. Stress yamwica agahita yirukanka mu kabati akaryagagura, akarya ibintu bizamura ya sukari, agafata icyayi agashyiramo isukari, akarya biswi, kandi biswi yitiriraga ngo n'iz'abana.
ubwo yarangiza akaguma muri iyo cycle imeze gutyo gutyo, arakora diet atabona igisubizo, stress ikaza, stress igatuma imisemburo ibyibushya ikora ari myinshi cyane, yazamuka yaba nyinshi, ibiro bikiyongera, agahora muri ibyo. Irindi kosa rya kabiri ryantangaje nuko iyo yajyaga guhaha yahahaga isukari ngo yo gushyira muri kofi, ngo mu cyayi cy'abashyitsi, noneho nyuma ibyo bintu yita iby'abashyitsi bikazaba ibye. Nagiye mu kabati ke nditegereza nsanga huzuyemo isukari ngo iy'umweru, ngo yayindi yijimye ngo niyo abashyitsi bazanywa muri kofi, ngo ni urugo rutagira isukari, ngo ntibishoboka hoya. Ariko ninkubwira ko iyo sukari yose ari we wayimariraga mu gihe yagize stress, ntago uri bubyemere. Ikindi cyantangaje kandi nuko mu tubati twe hari huzuyemo biswi, harimo amafanta, harimo amaji by'ubwoko bwose rwose, ngo amakorekisiyo y'amaji, ngo amaji ya biyo, ngo atari biyo, ngo arimo isukari, atarimo isukari. Ibyo byose ni uburozi yari yibikiye mu rugo rwe, kandi byose yarabinywaga pe akabimara. Iryo ryari ikosa rya kabiri, kugira ngo utunge ibintu uzi bikongerera umubyibuho kandi nta disipurine ufite yo kugira ngo ntubifate. Iryo ni ikosa rikomeye. Mu gihe nta disipurine ufite, mu gihe uzi ko stress yawe nizamuka uzajya kuryagagura, ibyo bintu ryagagura ugomba kubifata ukabijugunya. Ikosa rindi rya gatatu nuko yanywaga inzoga rwose, ugasanga afite inzoga. Naragiye ndumirwa mbonye afite inzoga, ngo utungo n'utuyoga twiza twa korekisiyo, ngo izi ni champagne, ngo korekisiyo, ngo n'iki n'amazina ntazi yewe, ngo abasirimu bagomba gutunga inzoga mu kabati. Akambwira ngo inyota yaramwishe ari i Kigali, ariko ubu ngubu agomba guprofita akanywa rwose, ngo akumva uko Yesu agira neza. Ariko iryo ryari ikosa, kuko inzoga mu gihe azi ko rwose ari buzinywe zikamwongerera ibiro, ntaho yari bugeze. Irindi kosa rya kane naryo ryantangaje nuko ntago yajyaga aryama, yaryamaga atinze, noneho mu gitondo akabyuka afite ibitotsi agishaka kuryama, afite stress nyinshi, afite umushiha, abana babyutsanya umushiha, afite umushiha w'abantu bose. Byarantangaje ko umunsi wa mbere nahageze nasanze ngo isaha baryamira ari 6:00 7:00, kandi 12:00 babyutse. Ukibaza ngo saa yine nimba ibintu byose byarangiye, muricaye muri kureba filime, ejo uzi ko hari akazi kagutegereje, hari abana bagutegereje, uzabyuka unaniwe niba utaryamye amasaha ugomba kuryama pe. Kandi uzi ko nutaryama stress iri buzamuke nayo igatuma ubyibuha. Irindi kosa rero cyantangaje, ariryo nanjye navuze ko rigutangaza, nuko yarambwiye ngo njyewe ndi umumama rwose uri busy, urabona mfite abana 2 bakurikirana, mfite akazi ngomba gukora ko mu rugo, mfite akazi kandi gasanzwe k'ubuzima busanzwe kugira ngo mbashe kubaho, nta mwanya na mutoya nakwibonera, na mutoya. Ariko turi ku isi, buri muntu wese abona umwanya bitewe na priorite afite n'ibintu yashyize imbere. Nubishaka uzibonera iminota 10 byibura cyangwa se 20 kugira ngo ugende n'amaguru byonyine, ntago ari kujya kwirukanka umusozi cyangwa se kujya muri gym. No, uzibonera iminota 10 kugira ngo ukore agasiporo, umubiri wawe uwuhe umwanya rwose. Nubishaka ukabishyira muri gahunda uzabishobora, kuko niba ubona umwanya yenda amasaha 2 yo kugira ngo wicare urebe filime, yenda urebe televiziyo, ngo urebe amakuru n'umugabo we, kuko we hari umwanya yagiraga ngo kureba amakuru we n'umugabo we. Ibyo nimba ubonera umwanya n'iminota 10 kugira ngo uyishyire muri gahunda yawe, uzabikora ubishobore. Iryo ni ikosa naryo nasanze rintangaza, kandi nsanga ayo makosa ariyo ntandaro yo kugira ngo rwose Joyce abyibuhe. Ukuntu rero twabikoze nabyo ngiye kubikugezaho, ukuntu twakosoye ibyo bintu, ngiye kukugezaho uburyo twabikosoye. Niba ari bigufasha biri bugufashe, kandi niba bitagufasha nabwo turafata umwanya rwose. Twapresiye Joyce kuko yubahirije inama, akora icyo agomba gukora mu gihe cyacyo, ibiro bye biragabanuka.
ikintu cya mbere twakoze na Joyce ni uko twicaye tukabasha kwigisha ubwonko bwacu kumenya ukuri rero twiyemeje rwose kugira ngo dushyire mu bwonko bwacu nuko rwose twemeye ko dufite ubushobozi ku bikorwa twakora kugira ngo tubashe kunanuka cyangwa se tubashe gukunda umubiri wacu, ariko uko umubiri uri budeyajise cyangwa se igisubizo umubiri utanga nta bushobozi tubifitiye. Dufite ubushobozi rwose bwa input, ariko output yacu ntago iri buterwe n'ibyo, ntago iri buterwe natwe, ariko tukaba tuzi ko mu gihe kirekire igisubizo cyiza kizaboneka. Nka Joyce rero we yari yariyongereye ibiro byinshi, yagombaga kwemera mbere akumva ko ibyo biro byinshi bitazagenda mu minota 2, mu kwezi kumwe, mu mezi 2, akumva ko bizafata igihe. Niba nawe rero warafashe ibiro byinshi ukajya ukora diet uzi ko rwose ibyo biro bigenda gahoro, ntago bishoboka. Ugomba kubwira ubwonko bwawe ukabwemeza rwose, ukabubwiza ukuri, ukabubwira ko ibyo biro bizafata igihe kugira ngo bigende, bizafata igihe ariko nanone bizagenda. Hari igihe ushobora gukora ibyo ugomba gukora ibiro bikagenda rwose ako kanya, mu cyumweru kimwe ibiro bikagenda, ariko ntabwo ubizi neza kuko dufite imibiri itandukanye. Ni urugero, hari umuntu ukora diet ako kanya ibiro bigahita bigenda, agakora siporo bigahita bigenda, ariko undi bikamusaba byibura amezi 7. Kugira ngo rero ugabanye ibiro mu gihe wafashe ibiro byinshi bifata hagati y'amezi 2 n'7 pe. Iyo ukora igikwiriye ukagikora kandi ntucike intege. Ikintu cya mbere rwose twize na Joyce ni icyo ngicyo, kugira ngo ubwonko butuze. Niba wiyirije ubusa, ibyo twabisubiyemo inshuro nyinshi na Joyce kugira ngo abyumve neza ko niba yiyirije ubusa amasaha 36 cyangwa se agakomeza 72, hari ibintu byinshi byiza bizaba ku mubiri. Ashobora kubona ibiro bitagiye, ariko nanone imyanda izasohoka. Imyanda mibi yo mu mubiri igomba gusohoka, kandi iyo myanda niyo ituma umuntu abyibuha. Hari amaserire mabi azasohoka, hari nk'amaserire aba yarapfuye tuzi ko ari nayo ageraho agatera izo za kanseri, harimo azasohoka. Urumva ko ni byiza uri kwikingira izo za kanseri zadutse. Isukari uzayigabanya mu mubiri, ni byiza uri kwikingira za diyabete, kuko mu gihe ubyibushye uba ufite risike yo kugira ngo urware iyo diyabete. Imivuduko y'amaraso byose uri kubyikingira mu gihe wiyirije ubusa. Ukamenya ko niba udahise ubona inda yagiye, n'urugero udahise ubona hari ahantu habyibushye, ariko hari ibintu byiza byabaye ku mubiri wawe. Kandi ikindi twafashe rwose tukiyemeza, tukemeza ubwonko bwe rwose, Joyce nawe akankundira akabyumva, nuko yabonye ko ibiro byagenda bitagenda agomba gukomeza uwo murongo arimo, kuko bizatwara igihe kirekire. Mbere yo kumva rero ko ibyo bizatwara igihe kirekire, hari ikindi kintu cya kabiri twahise dushyira ku murongo, arakiga, yiga kugikora, aranankundira, ariyemeza, arabishobora. Yize kugira disipurine no kumenya kujera gestion y'umunsi we. Ubundi ku bantu b'abamama, abantu b'abamama bari busy, abantu baba hanze, cyane cyane mu bihugu byo hanze, batagira abakozi bo biba bibagoye. Ni ngombwa, yewe no mu Rwanda nuko, ni byiza kugira disipurine, ukagira rutine cyangwa se ibintu uhora ukora buri munsi, ukamenya ko iyi saha ndakora iki, iyi ndakora iki, ukamenya kugendera kuri gahunda. Umunsi wa Joyce twize yuko umunsi uzakurikiraho tugomba kuwutangira nijoro nibwo apanga umunsi uzakurikira. Niba turi ku cyumweru nibwo apanga umunsi wo kuwa mbere uko uzagenda. Ubwo nimba ari isuku yo mu nzu, nimba ari ukurara akoze ibintu by'abana bazakoresha, ibintu byose, nimba ari imyenda azambara, nimba ari ibintu byose akora, ibintu byose yafashe disipurine y'uko agomba kujya abikora nijoro, mu gihe akandi kazi kose karangiye nijoro akarara abikoze. Noneho umunsi ukurikiye mu gitondo akabyuka nta stress afite, atari kwirukanka. Niba yewe ari n'imyenda abana bazambara, umunsi ukurikiyeho yize kurara yiteguye, yiga kurara akoze ibiryo azarya ku kazi, ibintu byose nijoro. Nubwo yabaga ananiwe, ariko n'undi munsi nawe azaba ananiwe, nuko bizakomeza bimere gutyo. Nibwo buzima arimo, yize kurara rwose abikoze nijoro.
ubwo nijoro nibwo yarangije kurya, yiga kujya akora veseri akayikora nijoro, imyenda y'abana akayitunganya, udukapu tw'abana twe, imyenda azakoresha, ibintu azajyana ku kazi byose yiga kurara abitunganyije, noneho mu gitondo akabyuka nta stress afite. Ikindi kintu rero aho ngaho twarengejeho uretse kwiga gutunganya ibintu azakoresha ku munsi ukurikiyeho, twize nanone ikintu bita kurya neza byamufasha kugira ngo agabanye ibiro. Ese nawe rwose uri kumva iyi nkuru ya Joyce, isahani yawe ibaho iki? Kuko kugira ngo ubyibuhe uruhare runini rubera mu gikoni. Ndakubwiza ukuri ko nukosora igikoni cyawe, hehe n'umubyibuho, ukundi hehe no kurwana no kwiyongera kw'inda, ukundi uko ubishaka kose umubiri wose wifuza kugira uzawugira nuhera ku isahani yawe. Mu kwiga kurya neza, ikintu twahereyeho cya mbere na mbere nuko twagiye mu kabati ke tukiyemeza ko nta sukari izongera kuhaba, ya sukari ashyira mu cyayi rwose twiyemeje ko itazongera kuba mu kabati ke. Naragiye n'ubwoba bwinshi ariko nayo niyemeje, njya mu tubati twose mfata isukari nyishyira muri puberi. Aranyitegereza, we n'umugabo we baranyitegereza, ntegereza reaction yabo ko bantuka, ariko numva nta kintu bavuze, kuko numvaga ko nimba nahagurutse nkajya mu gihugu cy'Ubufaransa, nkajya mu mujyi wa Nice, aricyo ngiye gukora, ngomba gukora icyo ngomba gukora, bandakarire cyangwa se ntibandakarire, kuko navugaga ko bampamagaye nyine kugira ngo ngombe gukora icyo ngomba gukora, ariyo ya discipline tugomba kugira. Niba ubizi ko uri mu rugamba rwo kugira ngo ugabanye ibiro, ufite ibiro byinshi, ukaba uzi ububi bw'isukari, ko niba unywa isukari nyinshi ufite rwose ingaruka zo kurwara diyabete, ukaba uzi imivuduko y'amaraso, ukaba uzi kugira ngo ku isukari iri hejuru izagufasha kugira ngo ubyibuhe, ukaba uzi ko nta disipurine uyifata, iyo sukari irakora iki mu kabati kawe? Ushobora kumbwira ngo abana ntago bazanywa icyayi kitagira isukari, igikoma kitagira isukari, ariko icyo uzamenyereza abana bawe nicyo bazafata. Nubamenyereza kumenya iyo sukari bazayimenya, kandi nubamenyereza kutayinywa ntago bazayinywa. Nk'urugero nkanjye, abana banjye mbere bari bazi isukari, ariko aho nanjye mu gihe ngiriye mu rugendo rwo kugabanya ibiro, isukari naretse kuyigura, ariko ubu barayibagiwe kandi ntabwo bashize igihe kinini. Abana icyo bamenyereje, icyo bazi nyine nicyo. Isukari nibatayimenya, nk'abamama batoya bagifite abana batoya, nk'abafite abana batoya bonka, rwose ni byiza ko ntazamenya isukari, igikoma azakinyweraho, yige kunywera amataho, ntabwo isukari azayimenya pe, azayimenya amaze kumenya ubwenge, azi kwihitiramo. Ariko ntumenyereze isukari umwana ukiri mutoya, kuko uzi ingaruka nawe ziri kukubaho kubera ibintu by'ibinyamasukari byinshi. Isukari rwose twarayimenye, tujya mu tubati, hari amabiswi yitiriraga abana, amabiswi turayajugunya. Ntabwo ari icyo gusa, twagiye mu tubati, hari amaji, hari amafanta, ngo inzoga by'abashyitsi n'ibiki byose turabimena. Tujya muri ya korekisiyo, hari korekisiyo rwose y'inzoga nziza, amave meza, amashampanye meza, izindi nzoga nziza. Yavugaga ngo ni iz'abashyitsi, ngo uri i Burayi ugomba kuba ufite izi nzoga mu tubati twawe, ngo ubusirimikire, hoya. Izo zose twariyemeje turabifata, tugira disipurine, tubikura mu tubati, kuko yarazi icyo ashaka. Uzi icyo ushaka rero, ufite isukari mu kabati kawe, hoya. Nimba ufite ayo mabiswi, hoya. Abana aho kugira ngo ubagurire izo fanta, kugira ngo ubagurire ayo maji, uzagende ubagurire imbuto. Nkeka kandi ayo mafanta n'ayo maji n'ayo masukari ari byo bishobora rwose kuba bihenze kurusha nugenda ukagurira abana imbuto zibisimbura. Icyo ni ikindi nacyo twakoze. Ikindi rero twakoze kitari icyo ngicyo, nyuma yo kubimena, twaricaye dufata urupapuro n'ikaramu, dutangira noneho kwiga kurya neza.
dutangira kwiyemeza uburyo tugiye kurya neza, uburyo agiye kurya neza kugira ngo agabanuke ibiro. Ikintu cya mbere twahereyeho muri uko kurya neza, ntabwo twahereye kuvuga kuri dayati, hoya, twahereye ahubwo mu kurya neza bimwigisha kugira disipurine, kuko nyuma yaho aribwo, nyuma yo kumenya kurya neza, aribwo twavuze ngo namenya kumenya kurya neza na disipurine yabimenye, nibwo tuzakora za dayati zituma ibiro byihuta. Ese wowe mukunzi wacu, mukunzi wa Duhire Channel, niba uzi ko nta disipurine ufite, ni igiki wahereyeho? Wahereye kuri izo dayati ziba zigoye, nka za dayati uzi urya rimwe ku munsi, urya kabiri ku munsi, cyangwa se utanarya na gatoya, cyangwa se wahereye kugira ngo ugire disipurine? Uratubwira rwose, utubwire muri komenti icyo wahereyeho, kuko icya mbere ugomba guheraho aricyo twahereyeho natwe. Utubwire nawe icyo wahereyeho. Wahereye kuri dayati cyangwa se mu kwiga kugira disipurine kugira ngo uzabashe gukomeza kurya neza kandi mu gihe kirekire. Nyuma rero ngushimire we wakurikiranye iki kiganiro, ugakurikirana kandi uburyo twafashije Joyce. Video yindi ya kabiri nzakugezaho igice cya kabiri cy'ukuntu twapanze imirire ye, noneho ya mirire yatumye ibiro bigenda byihuse nyuma yo kubanza gukosora ibyo yagombaga gukosora. Nawe kandi usanze hari ikintu wakosora, wakwigira kuri Joyce muri ibyo yakoraga bidakwiye ariko wazi ko bikwiye, wabikora ukabikosora kugira ngo video yindi ya kabiri izaze wararangije kubikosora, tuzakomezanye urugendo. Ntiwibagirwe kandi gushyiraho like kuri iyi video niba yagufashije. Abantu turi kumwe kuri groupe ya WhatsApp, muraza kumbwira uko mwabibonye, mushyireho comment mumbwire rwose ko turi kumwe kuri WhatsApp no kuri YouTube channel, hose turi kumwe. Ndagushimiye, naho utaha mu gice cya kabiri tukareba rwose iyo mirire yamufashije kugira ngo ibiro bigende byihuse. Bizu, ndabakunda cyane. Nyemerera kandi hari akandi kantu kamwe nayo nibagiye kukubwira. Ntujye kwa Mukandori cyangwa se Mukansanga cyangwa se ba Dorothée abo ngabo kugira ngo baguhe twadufu tugabanya ibiro. Oya, ni wowe wenyine wo kugira ngo uhindure ubuzima bwawe.